Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa 99 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ibice 16, ibice 17 n'ibice 18. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ibice 16 iravuga ngo ibirori byo kugarura isanduku na zaburi bashimishije Imana. Nuko binjiza isanduku y'Imana bayitereka hagati mu ihema Dawidi yari yayibambiye. Bahera ko batambira imbere y'Imana ibitambo byoswa n'ibyishimwe yuko bari amahoro. Dawidi amaze gutamba igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko ari amahoro, asabira abantu umugisha mu izina ry'Uwiteka. Maze agaburira abantu ba Isiraheli bose, abagabo n'abagore, umuntu wese amuha irobe ry'umutsima n'igiti cy'inyama n'umubumbe w'inzabibu zumye. Kandi ashyiraho bamwe mu Balewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, bajya bibutsa bashima Uwiteka Imana ya Isiraheli bayisingiza. Abo naba: Asafu yari umukuru, agakurikirwa na Zekariya na Yayeli na Shemiramoti na Yehiyeli na Matitiya na Eliyabu na Benaya na Obededomu na Yeyeli. Bari bafite neberu n'inanga, kandi Asafu yari afite ibyuma birenga avuza cyane, na Benaya na Yahaziyeli abatambyi bajyaga bavugiriza amakondera imbere y'isanduku y'isezerano ry'Imana. Uwo munsi niwo Dawidi yatangiye gutegeka Asafu na bene se kuba ari bo bashima Uwiteka. Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire n'ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose. Mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso h'iteka ryose. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Mwa rubyaro rwa Isiraheli, umugaragu we mwe, mwa bana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Mujye mwibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse ibihe ibihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, ni indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kuba itegeko, akayikomereza Isiraheli kuba isezerano ridashira. Ati: ni wowe nzaha igihugu cy'i Kanani kuba umwandu ukugerewe. Umubare wabo ukiri muke cyane, nabo bari abashyitsi muri icyo gihugu. Bazereraga mu mahanga atari amwe, bava mu gihugu cy'umwami bakajya mu kindi. Ntiyakundira umuntu ko abarenganya, ndetse yabacyahiye abami. Ati: ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Muririmbire Uwiteka, mwe abari mu isi mwese mwe. Mwerekana agakiza ke uko bukeye. Mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gusingizwa cyane, kandi ateye ubwoba arusha imana zose. Kuko imana z'abanyamahanga zose ari ibigirwamana, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro n'igitinyiro biri kuri we, imbaraga n'ibyishimo biriwe. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka yuko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka yuko izina rye rifite icyubahiro. Muze imbere ye muzanye ituro, musengane Uwiteka ubwiza bwo kwera. Mwe abari mu isi mwese mwe, muhindire imishyitsi imbere ye. Isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Ijuru rinezerwe, isi yishime, bavugire mu mahanga bati: Uwiteka ari ku ngoma. Inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, mu gasozi hishimane n'ibihari byose. Nibwo ibiti byo mu ishyamba bizaririmbishwa n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko azanwa no gucira abari mu isi imanza. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Muvuge muti: Mana y'agakiza kacu, udukize. Utubumbire hamwe udukuye mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera.
twishimire ishimwe ryawe. Uwiteka Imana y'Abisiraheli isingizwe uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Nuko abantu bose baravuga bati amen, basingiza Uwiteka. Hanyuma asigayo Asafu na bene se imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, kugira ngo bahore bakorera imbere y'iyo sanduku nk'uko byari bikwiriye imirimo y'iminsi yose. Na Obededomu na bene se 68, kandi Obededomu mwene Yedutuni na Hosa baba bakumirizi. Kandi ashyiraho Sadoki umutambyi na bene se b'abatambyi imbere y'ihema ry'Uwiteka ryari ku kanunga Gibeyoni, kugira ngo bajye batambira Uwiteka ibitambo byoswa ku cyotero cy'ibitambo byoswa mu gitondo na nimugoroba, nk'uko byari byaranditswe byose mu mategeko y'Uwiteka yategetse Abisiraheli. Kandi hamwe nabo ashyiraho Hemani na Yedutuni n'abandi batoranijwe bakavugwa mu mazina yabo, kugira ngo bahimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kandi Hemani na Yedutuni abo bagiraga amakondera n'ibyuma birenga by'abantu bajyaga bavuza, bagiraga n'ibintu bitera indirimbo z'Imana. Kandi bashyiraho bene Yedutuni ngo barinde irembo. Abantu bose baherako barataha, umuntu wese ajya iwe. Dawidi asubira iwe ajya gusabira inzu ye umugisha. Reka dusome igice cya 17. Titire yacyo iravuga ngo Dawidi ahakanirwa kubakira Imana inzu. Nuko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati, dore njyewe mba mu nzu y'imyerezi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ikaba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati, kora uko umutima wawe ushaka kose, kuko Imana iri kumwe nawe. Iryo joro ijambo ry'Imana rigera kuri Natani, iravuga iti, genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi utumva uko Uwiteka avuze ati, ntuzanyubakire inzu yo kubamo, kuko ntabwo nigeze kuba mu nzu uhereye ku munsi nazamuriye Abisiraheli kugeza ubu. Ahubwo najyaga mva mu ihema nkajya mu rindi, nava mu buturo nkajya mu bundi. Mbese ahantu hose nagendaniye n'Abisiraheli bose hari ubwo navuganaga n'umucamanza wese w'Abisiraheli, ubwo nategetse kuragira ubwoko bwanjye nti, ni iki cyababujije kunyubakira inzu y'imyerezi? Nuko ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti, Uwiteka Nyiringabo avuze atya ati, nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo, ngubu umwami w'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe, kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi. Kandi nzagerera ubwoko bwanjye bwa Isiraheli ahantu mpabashinge bahature, haba ahantu habo bwite, be kuzimuka ukundi. Kandi abanyarugomo ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere, nko mu gihe nategekeye abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nzajya nshogoza ababisha bawe bose, kandi ndakubwira yuko Uwiteka azakubakira inzu. Imana isezeranya Dawidi n'urubyaro rwe umugisha. Kandi iminsi yawe yo gusanga ba sogokuruza nigera, nzaherako mpagarika urubyaro rwawe rukuzungure, umwe wo mu bahungu bawe nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzanyubakira inzu, kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose. Nzamubera se, nawe azambera umwana. Sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye ku wakubanjirije, ahubwo nzamubesha mu nzu yanjye no mu bwami bwanjye iteka ryose, kandi ingoma ye izakomezwa iteka ryose. Ayo magambo yose y'uko kwerekwa kose niko Natani yabibwiye Dawidi. Isengesho rya Dawidi. Umwami Dawidi aherako arinjira, yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati, nkanjye ndinde Uwiteka Mana, n'inzu yanjye ni iki? Nkawe kunzana ukarinda ungeza aha. Ndetse ibyo byari byoroshye imbere yawe Mana, ariko uvuze no ku by'inzu y'umugaragu wawe bizashyira kera. Kandi urarebye umwanya n'umuntu w'umunyacyubahiro kinini, Uwiteka Mana. Jyewe Dawidi nabasha kukubakira iki, kandi kubw'icyubahiro umugaragu wawe ngiriwe? Kuko ari wowe uzi umugaragu wawe,
Uwiteka ibyo bikomeye byose wabikoreye umugaragu wawe nk'uko umutima wawe wibwira, kugira ngo werekane ibyo bikomeye byose. Uwiteka ntawuhwanye nawe, nta yindi mana keretse wowe, nk'uko twabyumvishije amatwi yacu byose. Kandi ni irihe shyanga mu isi rihwanye n'ubwoko bwawe bwa Isirayeli? Imana yicunguriye ngo ribe ubwoko bwayo, ukibonera izina uriheshejwe n'ibikomeye biteye ubwoba wakoze, ubwo wirukaniraga amahanga imbere y'ubwoko bwawe wacunguye ukabukura muri Egiputa. Kuko ubwoko bwawe bwa Isirayeli wabugize abantu bawe bwite iteka ryose, nawe Uwiteka wahindutse Imana yabo. Nuko none Uwiteka, ijambo uvuze ku mugaragu wawe no ku nzu ye rikomezwe iteka ryose, kandi ugenze nk'uko uvuze. Kandi izina ryawe rikomezwe rikuzwe iteka ryose, bavuge bati, Uwiteka Nyiringabo ari we Mana y'Abisiraheli, abere Abisiraheli Imana. Kandi inzu y'umugaragu wawe Dawidi ikomezwe imbere yawe, kuko ari wowe Mana yanjye, uhishuriye umugaragu wawe yuko uzanyubakira inzu. Nicyo gitumye umugaragu wawe mpangara gusengera imbere yawe. Kandi none Uwiteka ni wowe Mana usezeranije umugaragu wawe iryo jambo ryiza, ukishimira guha inzu y'umugaragu wawe umugisha, igahoraho imbere yawe iteka ryose. Kuko ari wowe Uwiteka uyihaye umugisha, izahorana umugisha iteka ryose. Dawidi anesha Abafilisitiya n'Abamowabu. Hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, ahindura Igati n'imidugudu yaho, ayinyaga Abafilisitiya. Anesha n'i Mowabu, Abamowabu bahinduka abagaragu be, bamuzanira indagukirano. Bukeye Dawidi anesha Hadazerezeri umwami w'i Soba, amugeza i Hamati. Ubwo Hadazerezeri yajyaga gukomeza ubwami bwe ku ruzi Ufurati. Dawidi amunyaga amagare 1000 n'abagendera ku mafarashi 700 n'ingabo zigenza inzovu 2. Maze Dawidi atema ibitsi by'amafarashi akurura amagare yose, ariko asigaza amafarashi akwiriye amagare 100. Bukeye Abasiriya b'i Damasiko baje gutabara Hadarezeri umwami w'i Soba. Dawidi abicamo abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2. Dawidi aherako ashyira ibihome i Siriya ku murwa w'i Damasiko. Abasiriya bahinduka abagaragu ba Dawidi, bamuzanira indabukirano. Nuko Uwiteka aha Dawidi kunesha aho yajyaga hose. Dawidi anyaga n'ingabo z'izahabu zatwarwaga n'abagaragu ba Hadarezeri, azizana i Yerusalemu. Kandi Itibuhati n'Ikuni, imidugudu ya Hadarezeri, Dawidi ayikuramo imiringa myinshi cyane. Niyo Salomo yakoresheje ikidendezi cy'umuringa n'inkingi n'ibintu by'imiringa. Bukeye Towu umwami w'i Hamati yumvise ko Dawidi yanesheje ingabo za Hadarezeri umwami w'i Soba, atuma umwana we Hadoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa no kumuha impundu z'uko yarwanye na Hadarezeri akamunesha, kuko Hadarezeri yajyaga arwana na Towu. Kandi Hadoramu yari azanye ibintu by'izahabu n'ifeza n'imiringa by'amoko yose. Nabyo umwami Dawidi abitura Uwiteka hamwe n'ifeza n'izahabu, ibyo yaranyaze muri amahanga yose, mu Bedomu no mu Bamowabu no mu Bamoni no mu Bafilisitiya no mu Bamaleki. Kandi Abishayi mwene Seruya anesha Bedomu mu kibaya cy'umunyu, abicamo abantu inzovu 1 n'ibihumbi 8. Maze ashyira ibihome muri Edomu, Abedomu bose bahinduka abagaragu ba Dawidi. Nuko Uwiteka aha Dawidi kunesha aho yajyaga hose. Dawidi ategeka Isiraheli yose, aca imanza zo gukiranuka zitabera mu bantu be bose. Yowabu mwene Seruya niwe wari umugaba w'ingabo, na Yehoshafati mwene Ahirudi niwe wari umucurabwenge, na Sadoki mwene Ahitubu na Abimeleki mwene Abiyatari nibo bari abatambyi, na Shavusha niwe wari umwanditsi, na Benaya mwene Yehoyada niwe wari umutware w'Abakereti n'Abapereti. Na bene Dawidi
bari abatware bakikije umwami. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo umunsi w'ijana dusoma igice cya 19, igice cya 20 ndetse n'igice cya 21. Mugire umunsi mwiza.